Cyambere nuko Muhizi afunganywe n'uwitwa Nibigira Rufosine umugore wa Grand Frère. Grand Frère we ntabwo ayirimo byararangiye maneno kwisha. Uribuka ko urukiko rwategetse ko Muhizi Anatora afungwa iminsi 30 kuri 20. Yego. Imunsi ni kuri zingahe? Ku 8. Ngo Muhizi amaze iminsi 14 afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Muhizi Anatole, nkaba ndi Inkeragutabara, nkaba narasezerewe muri 1997. Ikibazo mfite ngifitanye na Beneri n'ikigo cy'ubutaka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, naguze inzu mu mwaka wa 2015 nyigurira imbere ya noteri w'umurenge wa Runda mu karere ka Kamonyi. Inzu naguze yari ifite ibyangombwa byose ndetse bampa n'igipapuro cya RDB ko atari ingwate, ndetse n'ikigo cy'ubutaka noteri wabanyemerera kugura ko nta kibazo inzu yari ifite. Nyuma ibyangombwa bijya muri imitation, abo twaguze kuko ngo yakoraga muri Beneri ngo nuko ngo yiba Beneri. Noneho Beneri irangije ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuva 2015 mba muzo ntabwo hamumvise ngo Beneri ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa ngo naguze no muntu ari umukozi wabo yarabibye. We yari umukozi wa Beneri wa Beneri witwa Rutagengwa Jarewe. We arabiba ngenda ariko naraguze mfite n'impapuro za RDB kwinza atari ingwate ngurira muri leta nyine nkuko babidusaba. Birumvikana. Yego. Hanyuma ngo Beneri buzi ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Kuva 2015 nyakubahwa Perezida amaze gutanga amafaranga rutayo naguze inzu. Beneri ariko ijya muri kubuza abantu ijya mu kigo cy'ubutaka gute? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'ikibazo mwaragikemuye Musanze mu gihe uwitwaga Dr. Rivera aravuga ngo iminsi 3 inzira aba yatwanditseho. Nyakubahwa Perezida kuva icyo gihe na nubu nkaba nabasabaga ko rimwe mwanye muri ikibazo kuko nubundi abo kuva icyo gihe nubu ntabwo byakozwe. Mu mpanya kwa Perezida barushwa imbaraga na Beneri baragenda ahubwo bakambwira ngo ninjye gusenga ukagira ngo umuntu udasenga kuye gutwarwa ibye. Uko bwira rinde abayobozi bose ho mwe nayo yumva ibibazo byanjye kumva ndarengana akambwira ati genda ujye wiragiza Imana. Itonde vuga buhoro. Abayobozi warebye ninde nande bambwira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika abayobozi b'akarere ka Kamonyi bose barabizi. Urwego rw'umuvunyi rwasuye ku aho inziri ku Ruyenzi rumbwira ko iminsi 3 ibinyanditseho ikibazo cyanjye n'abadepite bashyizeho komisiyo irambwira ngo iminsi ngaye kiraba gikemutse. Nta muntu n'umwe utakizi ari uwo Dr. Rivera mwagishinze nawe yarambwiye ati iminsi 3 birakemuka, nawe bukeye arambwira ati nukwiyambaza Imana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye. Uheruka kukigezaho ninde mu byavuba ahangaha ushobora kuba kizi usibye abo n'urwego rw'umuvunyi rurakizi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika bo baraje babaza abayobozi b'akarere ka Kamonyi, abayobozi barabwira bati natwe byaratuyobeye umuturage wacu yararenganye. Icyo gihe bari basuye akarere, urwego rw'umuvunyi barangije barambwira bati iminsi 3 uzabonye babonye ibyangombwa by'inzu yawe. Ari umuntu urwego rw'umuvunyi uri hano waba uri hano? Okay. Minisitiri Gatabazi na abantu bashinzwe polisi ari uri hano? Iki kibazo ubu tugiye mu weekend ariko mu cyumweru gitaha kera ku wa mbere mu minsi 3 kizabe cyakemutse. Ntabwo Muhizi ahantu byanditse ngiye kongera kubisubiramo. Uwitwa Muhizi Anatole ntabwo akurikiranwaho kubaza ibibazo Perezida kuko na nyuma yabwo hari abandi bamubajije ibibazo. Nushaka kubivuga amagambo make. Ntabwo akurikiranwaho icyaha cyo kubeshya Perezida, akurikiranwaho icyaha cy'inyandiko mpimbano gikomoka. Uyu munsi hari kuburanwa iki? Ubushinjacyaha Right, Jaras Official TV, reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza aho muherereye. Twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko muri amahoro. Abo bitameze neza mukomeze kwihangana. Mbahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi, ari nako mpikaze mugenzi wanjye Jean Paul Nkundineza tubana umunsi ku munsi mu biganiro ahanini dukunze kwitsa ku butabera iyo turi kumwe.
ariko n'ibindi tugenda turebaho bitewe n'ibiba bihari cyangwa se n'ibiba bivugwa cyane cyane ku byo Jean Paul aba yakurikiranye, ku makuru aba yamenye. Akenshi aza hano ari urwo rwego kugira ngo aduhe amakuru. Yarambwiye ati ibusu ubusesenguzi ni ugutanga ibitekerezo ariko harimo n'amakuru. Jean Paul wiriwe wayi kazi. Yes, mbere yo gukomeza rero n'ikiganiro reka mbanze mbwire abadukurikira buri munsi cyangwa se abadukurikiye nonaha ko ukeneye imodoka yo gukodesha, imodoka yo kugura, imodoka yo kugurisha uyifite, cyangwa se imodoka yo gutira ushaka kwifashisha mu gihe runaka, ushobora kugana Ndoli Safari. Ndoli Safari ni company igufasha muri izi serivisi zose nkubwiye. Ku bindi bisobanuro ushobora kubahamagara kuri 0788 35 3847 0788 urabahamagara ubavugishe cyangwa ubandikire kuri WhatsApp, aho hose baragufasha. Mbibutse ko kandi abakeneye permis na provisoire mushobora kunyura kuri mwarimu Clement nk'ibisanzwe. We namubabwiye kenshi cyane kandi ndacyamubabwira ko ni umwarimu ugufasha kubona provisoire mu gihe gito hagati y'iminsi 3 n'irindwi ubuyibonye. Hanyuma ikindi kintu kidasanzwe nakubwira nuko agufasha kubona permis kandi umwishyura provisoire ariko wayibonye. So mumuhamagare kuri 0788 48 37 22. Nisi shize nganira na Sudi niko na mugenzi wa Nyamose yaratubwiye ati mugira ingeso yo kuzanamo ibintu by'amaterime ngo kumena umuceri ngo kubishyira hanze byose wataka ibintu nk'ibyo ku buryo ngo bishobora kumvikanisha ko mbese dukora itangazamakuru rimeze nk'iryo kwinjirira abantu. Nawe ni kubyemera? Wese arikora yakoraga rimeze gute? Ariko se aracyari ikora ariko ibyo akora no bwesikora. Ariko Dione byitubwesikora yanditse yanditseho ya registeringiye online kuri iyo platform. Sawa. Nubwo umuntu ushaho ubucuti. Ariko se reka muveho ari Sudi nari kanyushijemo ariko ahanini ikinteye kukicaza aha mu Rwanda akagenda tutabonanye. Ese undi Sudi amanyarwanda wasigendesha niwe yajyaga yasigira ku kibuga. Yarampaga nk'ivunjishirizo. Ariko asigaye afite abapambe benshi we. Abantu benshi baba bakeneye kuyaryaho. Umwana wo kunyarwanda yitwa nde? Ntawe uwuhe? Umwe utegura umwe ufite protocole yitwa nde? Katumusuhuze Joshua. Joshua ni umupampe niwe yamaze. Yari umubausa yaramufata. Ari n'undi wo kwisango ngo ugenda ucumbagira ngo umwe ngo Bravani yandikiye inyuma. Uwuheze? Umuntu ngo Bravani yabwiye ngo afite indirimbo. Nkorera umuti nk'umusaza. Yandikiye inyuma. Umuntu uba muri Sunny Night. Ukora radio televiziyo? Muri televiziyo hari. Cedric se? Oya undi. Ubwo televiziyo Kalex? Uriya akora heza? Radio. Niyo mpamvu. Reka tubasuhuze bose. Joshua, Kalex, Sudi bose turabakengurukiye. Niba ari Kalex niba nawe ari mu bayariye. Nibo banteje ubukene. Amafaranga yose ya Sudi. No mushuti we. Ahubwo asaba afite nawe ko kuba kiriya taje meze nk'iya Aria twarye twariya nde wabone Aria kuru. Sudi afite ikubye kabiri. Arayifite hano ku ntare. Ubwo mwaraganire ntamubaza iby'itaje? Nta niyo narinze. Ni umukire. Kuba ufite amakuru. Ntabwo twavuze ko yagore muri studio. Bati mutangiye kuzana yago twihebeye. Sudi afite itaje man. Jean Paul kineye kukwicaza rero uyu munsi nuko namenye ko Muhizi yagarutse imbere y'ubutabera kandi uri umwe mu bantu batubwiye kuri no dossier neza byinjiye by'umwihariko ufitemo n'abanyamuryango cyangwa se abantu bo mu muryango wawe. Angeze abanyamuryango na RPF. Abo mu muryango wawe bari muri ino case. Harimo grand frère wawe na madame we niki. Namenye ko yagarutse imbere y'urukiko
ndashaka kuza kumenya icyamuteye kugaruka, ese yaje kuburana mu mizi bimeze bite, unagira icyo tubwiraho. Hanyuma mbere yuko wenda ugira icyo tubwiraho, turaza no kugira n'ibindi bintu bike tugarukaho. Nabonye agafoto kawe uri muri ya ndege yakoze impanuka, niba warayigiyemo ryari? Precision. Irumva ariko byo ntabwo ari ibikaze cyane, ariko wambwira kuri iyo kese kwanza. Okay, icyambere nuko Muhizi afunganywe n'uwitwa Nibigira Rufosine, umugore wa Grand Frère. Grand Frère we ntabwo ayirimo, byararangiye maneno kwisha. Uribuka ko urukiko rwategetse ko Muhizi Anatole afungwa iminsi 30 kuri 24. Yego, imunsi ni kuri zingahe? Ku 8. Ngo Muhizi amaze iminsi 14 afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. gute? Kuko urukiko rwasabye iminsi 30 yararenze, yashize kuri 22 z'ukwa 10. Kuko yakatiwe iminsi 30 kuri 22 z'ukwa 9. Iminsi 30 urukiko rwategetse ko ifungwa yarangiye kuri 22 z'ukwa 10. Hagati aho ubushinjacyaha urisiri ko butagiye kongeresha ibyabaye uyu munsi nibyo byabaye. None se ubushinjacyaha bwongeresha ku itariki 8? None se ubushinjacyaha bwongeresha abantu baburanye cyangwa buragenda bukongeresha kuva turacyakomeje iperereza? Oya, ni ntuza babyita prolongation. Niba ubushinjacyaha bukwakiye ko bukongeresheje iminsi 30 indi butanga motifu. Iyo motifu rero bahamagara umuburanyi akaza mu rukiko, nicyo cyabaye. Niyo mpamvu yaburaniye mu rukiko rw'ibanze rwa Gacurabwenge. Ariko ngenda yagarutse Kamonyi. Yagarutse ku Kamonyi wana Gacurabwenge se no munyura amatwi. Ariko sibyo Kwa Ruwirubavu. Ibintu uvuga ari ibiki? Muhizi n'umugoyi. Yego. Umugoyi ga. N'umugoyi. Umugoyi nyine arabagaritse. Ufite amamuko ku Gitega. Ibintu bya Muhizi nabyo ni birebire. N'umugoyi. Mamuko. Ntacyo by'amamuko ye ntacyo. Byihorera ahubwo nyine ashaka kwigira muri dosiye nyirizina. Dosiye nyirizina. Urumva kugaruka kwe kuko ntabwo tubimenyereye, wenda mbivuge gutyo. Hari ubwo umuntu akatirwa iminsi 30 y'agateganyo ariko tukabona amaze nk'amezi 6 karatarigeze agaruka. Gukatirwa ntabwo iminsi 30 bayikata. Hari ubwo umuntu afunga iminsi 30 y'agateganyo ariko wenda akamaramo nk'amezi 2, 3, 4. Abo rero biba ku bantu batazwi ko umuntu yanafunga umwaka. Impamvu nabyo biba ndashaka kunsobanurira neza ko kantu. Nge ntabwo ndi kukumva. Ndagusobanurira. Narinzi ko ubushinjacyaha bujya nko ku rukiko bukongeresha umuburanyi atahageze. Nakubwiye ko zimwe muri dosiye nzi iyi irimo ugira ngo ndakubeshya. Ko biri ndayizi. Nguteze yombi. Icyambere nuko urimo gukwepa aho tuvuga ko Muhizi Anatole afunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nawe nicyo nshaka kumenya. Mbere yuko afungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, uyu munsi nuko iminsi 30 yarangiye ku itariki 22. Yego, icyo ndacyemera. Bivuze iki? Bivuze ko ubushinjacyaha bwari kumusabira indi minsi 30 mbere y'itariki 22. Yego. Kuko bugikora iperereza. Sinitaye ku iperereza ko ryagiye rikorwa hagati aho ubwo na Nibigira afunze mu buryo bunyuranyije n'iki? Bose ubwo n'amategeko. Hafunze abantu 2. Muhizi Anatole akurikiranwaho ikihe cyaha? Icyaha cyo guhimba, guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano. Ni nacyo Nibigira akurikiranweho. Muhizi Anatole nyuma yo yaho urukiko rutegetse ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo muri gereza ya Muhanga na Nibigira Rufosine, bose bahise bajurira icyemezo cy'urukiko icyo gihe. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwose yakiriye ubujurire bwabo. Uyu munsi kwa 8 Ugushyingo baburanye ubujurire. Wapi uyobya rubanda. Ibi bije ari step ya 3. Habayeho urubanza. Abarugiyemo n'abaruzi bakore comment bavuga amatariki rwabereyeho. Yego. Itariki urubanza rwagombaga kubera hehe?
mu rukiko rwisumbuye rwa Muhanga ku bujurire bw'iminsi 30 bajuriraga bwo gufungwa muri gereza ya Muhanga. Uwo munsi gereza ya Muhanga iri muri metero 50 ujya ku rukiko. Abazi mu ntara y'Amajyepfo by'umwihariko Muhanga naho urukiko ruri ni imbere y'akarere ka Muhanga, gereza wahatera ibuye ku muntu uzi gutera kumasha. Bano bana bakora amakurusi biruka ba Usain Bolt yahiruka mu masegonda 5 yaba hageze. Kuri gahunda yo kuburana sinzi abagiye kurya niba ari hano nabivugiye, hari umwavoka wabuze ngo arashonje urubanza rurasobekwa. Sinzi abagiye kurya ntibagaruka urubanza rurasobekwa. Ababuranyi se Ni hagati n'ababuranyi cyangwa abacamanza, hagati abo harimo ababuze, ariko n'ubundi rwari kubera kuri Skype. Aribyo navuze rw'Imuhanga. Urubanza ntirusubitswe rw'ubujurire bwabo. Umucamanza arongera ruha indi tariki ariyo ya none akaraka yo mu kindi cyumweru yahise agiha arushyira indi tariki next week. Muheza ati ngewe nta nubwo numva ibintu bya Skype simbizi, nkiri umusirikare narashishije imbunda ziremereye, ntabwo amatwi yanjye yumva neza. Abagobetsemo iki kantu k'ubusirikare nshaka kuhigerera nawe Skype barayanze. Aravuga ati tuzanwe mu rukiko tuburane. Urubanza umucamanza arwimurira kuri iyi tariki. Arwimuriye kuri iyi tariki ubikubitana ko ubushinjacyaha deja bwari bwamaze kugwa muri penalty y'uko iminsi 30 urukiko rwategetse ko bafungwa muri gereza yarangiye. Buhita busaba urukiko rw'ibanze rwa Gacurabwenge prolongation ko abo bantu bakongererwa iminsi kuko iperereza rigikomeje. Umucamanza w'urukiko rw'ibanze rwa Gacurabwenge agena kuri iyi tariki. Uyu munsi wakwibaza ngo haburanwa iki? Kwa nawe jya umbuza kuvugira muri kiganiro kandi hari ibimenyetso byinshi shobora gutuma umuntu avuga. Fizi se Ntabyo nzi ntawe mvuze ndamutsinze nabanje Imana. Nta nubwo ari Fisi uri kudukamera nuwahe wundi. Keve yagarutse. Inshuti za Keve mu muhe salama mu mubwira aze muri kamera. Nuko uyu munsi hari kuburanwa iki? Ubushinjacyaha bwasabye iminsi 30, bwasabye indi minsi 30 ababuranyi kuko iperereza rigikomeje. aricyo cyaburanwe Nicyo cyaburanwe uyu munsi. Mu gihe ababuranyi bo deja bari kuburana muri pozisiyo ivuga ngo bafunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bivuze iki? Bivuze ko urukiko rwisumbuye rwa Muhanga tujuru ruzagena itariki yo kuburana ubujurire bwabo. N'ubundi hari urubanza i Muhanga. So kuza Gacurabwenge rero, kuza Gacurabwenge ni ukubongereza iminsi 30 nk'urukiko n'ubundi rwabakatiye. Urukiko rwabakatiye bagasaba ko bafunga indi tarani. Noneho mu kuburana bakavuga bati dufunzwe mu buryo butemewe n'amategeko ahubwo twakabaye turi mu buzima busanzwe. Umushinjacyaha uri muri uru rubanza kubera ya dosiye ya Katisiga baye Katisiga yarababwe mureke nyuma y'iperereza rimaze gukorwa nibigira Rufosine byibura omwe iperereza ry'ibanze rimaze gukorwa nibigira Rufosine omwe umushinjacyaha arasaba ko yarekurwa by'agateganyo akazaburana ari hanze mu gihe iperereza rigikomeje kuri nde Muhizi Anatole. Kubera faya zose iyo miriro hari tekinika ryabaye rya Katisiga kujya kuburana urubanza rw'amahugu agenda
agenda ahagarariye uwitwa Niragire Alphonsine kandi yitwa Nibigira. Hari umuntu bakoreshejeho ku Gisenyi aza mu mazina ya Alphonsine. Ayo macabiranye yose RIB ubushinjacyaha hari uburyo bwagiye buyavumburamo. so no kuvuga ngo uyu munsi mwiburanisha Ry'uyu munsi umushinjacyaha yasabye ko Nibigira rekurwa arekurwa akazaburana ari hanze kuko iperereza ry'ibanze. hari amahirwe rero uyu mushinjacyaha buragusaba kurekurwa kenshi aba ari amahirwe. Nta by'amahirwe tureba amategeko nta mahirwe. oya Bashobora no kuvuga atazarekurwe n'urukiko mu mizi. Bashobora no kuvuga bati umuntu yamaze kujuririra iminsi 30 mureka azarekurwe n'urukiko. Sinzaro nabonye bavuga ngo nta muntu uhuza case ariko twebwe nk'abanyamakuru tugenda kujya tuzi. Hari amahirwe. Elisa ubushinjacyaha bwaje buravuga ati nta perezida tukimukoraho. Ariko twibuke ko bajuriye. Bajuririye iminsi 30. Bashobora uyu munsi noneho uyu munsi umushinjacyaha we yabazanye imbere y'urukiko umwe avuga ko iperereza yakorwagaho ibimenyetso by'ibanze asaba ko yaba arekuwe by'agateganyo akazakurikiranwa adafunze. Muhizi Anatole agakomeza gukurikiranwa afunze kubera itekinika ry'icyangombwa cyo mu murenge wa Jari cyavugaga ko atigeze ashaka kandi ari uwisezerano yarashatse. Icyo ni cyo kugeza icyangombwa cyahimbwe na Katisiga ariko ubundi umunyamategeko ajya inama. Nta mugabo wabonye mu kiganiro Batoniye Fils anamufasha ataze ko ari umuntu munini. Nabonaga amusitaraho agenda amukubita ibikapu n'ibiki atazi ko ari umuntu munini. Abari mu makeke Fils. Oya. Nivugira nyuma yo kumbuza buri muntu wese igihe kiragera akanyurwa. Noneho birashoboka ko mu rukiko umucamanza ashobora kuvuga ati koko Nibigira Alphonsine arekurwe ariko yamaze kujurira icyemezo cy'urukiko kimufunga iminsi 30. Ariko umushinjacyaha agira ijambo rinini. Ashobora kuvuga ko arekurwa koko yarekurwa biriya bakabikansoringa. Bidakuraho ko batakurikiranwa mu mizi. Ubu no mu mizi hari igihe twabonamo Leo Rutagengwa. Oya. Rutagengwa urukiko rwategetse ko arekuwe burundu. Mu gihe ndavuga mu gihe urukiko ruvuga ko yarekurwa by'agateganyo. Ndabisobanukiwe. Aha. Noneho rero kuri rwa rukiko na wa mupolisi na wa mushinjacyaha wageze amahirwe akayoborwa na Michel umudamu basubiyeyo atari uko inyito z'ibyaha baregwa byahindutse ahubwo ari ukongeresha iminsi 30. Uyu munsi nta cyabaye kidasanzwe. Ubushinjacyaha bwasabiye abaregwa indi minsi 30 umwe bamusabira indi minsi 30 undi bamusabira ko yarekurwa by'agateganyo kuko iperereza ry'ibanze ryerekana ko ashobora gukurikiranwa ari hanze. Utararengaho hari ikintu wavuze uvuga kuri case n'ubundi nyirizina cyangwa se inyito y'icyaha ariko nabonye wenda sinzi niba ari uburyo bwo kutumva ibintu natwe twigeze gukora iyo mistake. Abantu benshi bakunda kuriretinga case ya Muhizi ngo no kubeshya perezida. Nabonye n'ikinyamakuru cyangwa se ibinyamakuru cyavuze ngo yabeshye perezida kandi ntabwo Muhizi ahantu byanditse. Ngiye kongera kubisubiramo. Uwitwa Muhizi Anatole ntabwo akurikiranwaho kubaza ibibazo perezida kuko na nyuma yabwo hari abandi bamubajije kubeshya perezida. Nushaka kubivuga mu magambo make. Ntabwo akurikiranwaho icyaha cyo kubeshya perezida. Akurikiranwaho icyaha cy'inyandiko mpimbano gikomoka ku nzu ye yaguze n'uwitwa Rutagengwa Jari. Umugabo yaragiye yikoza mu murenge wa Jari abifashijwemo n'uwitwa Maître Katisiga Emile. Bajya gushaka icyangombwa cy'uko Nibigira Alphonsine ari umusiribateri yari yarafatanyije kubaka inzu n'uwitwa Rutagengwa Jari ko nubwo habaho urubanza urukiko rugategeka ko iyo nzu igurishwa hazavaho 50% agahabwa Nibigira Alphonsine andi 50% akajya mu isanduku ya leta kuko ari ya Rutagengwa. None wowe nk'umunyamakuru wamenye ko ibyo Muhizi yabikoreye iki? Ndavuga ibyavugiye mu rukiko. Muhizi cyambere arabihakana. Avuga ko atabikoze. Akavuga ko atabikoze. Umugore wa Rutagengwa akavuga ko
yabikoze kugira ngo akomeze ayibemo ntigurishwe. ntigurishwe. Twibutse abantu ko iriya nzu ikodeshwa 200,000 ku kwezi kuva muri 2015 irakodeshwa. Ko nabonye hari umupangayi watwandikiye avuga ko nawe bagurutse. Wese si mubiwe ngo ntibantu ntibamukodeshaga iriya nzu amafaranga ntayabahe. Oya, hari umuntu watwandikiye anaza no ku rukiko. Uriya yavugaga ko yamwishyuye ngo imyaka 2. yavuga ko yamwishyuye imyaka 2 agaruka nawe abitubwira. Yavuga ko imyaka 2 amezi 6. Areka ndebe ko atitwa Muhizi. Ndebe ko hari amafoto njya nita abantu bitewe n'icyo ampamagaye. Yaje no ku rukiko mu rubanza rumwe muzo twagiye dukurikirana. Yaje kutureba Muhizi ngo nawe yamuhaye ay'ubukode. Nta mafaranga yamuhaye. Urankurikira neza. Mureke ntacyo, wenda ni umutekano we udashiduka banamuvuza izina. Hoye ntabwo namuvuga izina. Uyu munsi Muhizi ntabwo niyo ari byo naberirwa bataginga perezida bamuregera kuri Twitter babafunga. Kuba Muhizi yarabwiye perezida ko yaguze inzu ntayihabwe bitandukanye n'inyandiko mpimba n'urubanza rwabaye mu kwa 4 2021. Muhizi afunzwe n'urubanza rwabaye mu kwa 4 rwavugaga ko atigeze rwavugaga ko uwitwa Nibigira yareze banke kugiye guteza inzu yafatanyije kubaka na Rutagengwa kandi batarasezeranye. Nicyo gifunze Muhizi actually. Umwavoka waburaniye Rufosina yishyuwe na Muhizi. Muhizi uwo no waguze na Rutagengwa. Uwo mwavoka Katisiga Emiri nawe arabizi ko urubanza yaburanye atari urwa Rufosina. Arabizi neza. Ariko wenda utaranarengaho ikintu numvise maje kumvamo n'uburi nubwo wenda atariyo case akurikiranyweho ndi kumva nawe muri expression ye cyangwa se mu byo yatangaje cyangwa mu byo yavuze imbere umukuru w'igihugu harimo n'ibinyoma. Nubwo atari byo wenda akurikiranyweho. Ibyo byose ndumva yarabeshye na perezida. Ntabwo icyaha cyo kubeshya perezida kirimo. Nta kirimo, ariko ndi kumva nyine urumva yaje avuga ikibazo. None se ikibazo cyarageze mu rukiko. Yabwiye perezida ko yaguze inzu ntiyayihabwa. Perezida arakeneye amakuru impamvu atayihawe. Yarayahawe. Kandi yabivuze yirwanaho. Azi ko ari kujijisha. Ayo ndujijisha inkotanyi. Konome ko yavuzaga inkotanyi n'ubuzima. Inkotanyi nge nasanze ari ubuzima. Inkotanyi nge nasanze ari ukubaho. Ibyo nabonye. Azaza asubiye muri korali. Inyuturano yawe ewe yabiyihe. Ni ubuzima. Wazasubiye muri korali. Nanjye ndahamya ko ari ubuzima. Ariko iyo uzanye amacabiranya ziragukanda. Hari umuntu twasangiye. Hari igihe wangiza byinshi. Hari umuntu twasangiye. Afite ibintu aha. Afite ibindi kwikora. Amaze gushyiramo waragi. Ubundi iyo umaze kuyimurepira tuyita haragi. Atari kubundi rero ma inkotanyi niki. Si general yo yicaye abayikanga. Kaporari we yari hari yaraguruka. Nanjye ndi kuzikanga. Onese Muhizi yatangiye avuga ati nyakubahwa perezida wa repubulika ubukundeba. Ndi umusirikare wavuye ku rugerero. None urambwiye uti yatambitsemo n'akaro kuvuga ati narashishije ibitwaro biremereye sinumva. Yashacetsemo impuzankano ya combat. Ngo no kuri Skype yarayanze. Yaravuze ati reka tajya burya narashi onese. Umusirikare tuzo warashishaga imbunda kuri CND uyu mwana yarahavuye ejo bundi. Wa major retired major. Njye narashishaga imbunda nini. Ntabwo numva neza Skype ariko nanjye Skype sinyemera. Muhi n'umuryango wawe n'aba petit frère n'aba grand frère murabeze ko iyo ndi kuvuga ibi bintu simpengama ngo ndi kuri Rutagengwa ngo ndi kuri Arufa ngo ndi Muhizi ibintu byo kugobekamo ujya kuburana ngo yego ntiyumva akuvuga ati burya nararasaga hari ubutumwa bari guha umucamanza. Ariko ari wowe se hapo natinye agomba gukoresha byose kugira ngo arebe. Uru rubanza nanze kurukurikirana mu by'ukuri. Si uko ntamenye amatariki ruburanirwaho. We wanze kurutangaza ariko urarukurikirana. Ndarukurikirana nanga kurutangaza. N'ubu ndutangaje kubera ko hari umuntu wagiyeyo arabivuga uko bishaka. Okay. Ndagira nkubwire. Muhizi we na Katisiga hagira umwe abigitambo
nkunda barashiri bizamwandikira n'ubushinjacyaha Batoniye. Katisiga akurweho ubudahangarwa bagende bamwentoroje i Rubavu. Ikosa ryabayeho gufata nibigira un person bakazana uwitwa Katisiga ngo uyu ngo ni wa Rufose narango yego cyangwa hoya ngo yego ari gufata Rufa bakazana abagore 10 akabajyamo twereka Rufosine hapo nerere akabikora nko kuri wa muntu sonde wo ku Gisozi se Sanita ko sari ibindi ako bose bugira ngo nzimiza Anita niwe wanjye mwita Jean Paul undi neza ariko wabonye ko yatanze mituweli kwa ujye ushima n'ibyiza byabaye ayakuye mu kazi ke basanga ari ingaro za yabamporeke ariko se okay reka tubiveho uyu munsi rero prolongation umucamanza yumvisha impande zombi urubanza ruzasomwa kuwa 5 saa 5 Jarasi zajyayo ntizajyayo yego cyangwa ho ntabwo nzajyana na tasubirana Kevin okay cyangwa yisubireho muri iyo minsi tatisigaye ahubwo harya yitwa Safari Safari Ndori uradutwara ntudutwara ndumva ndajyana na Ndori Safari nimubona ntagiyeyo Ndori Safari azaba yabaye nka Tom Transfer Tom se okay mugomba numvise no ibibazo bya Tom abikuremo yitwa nde abikuremo super manager nashaka kure press release akore adekarare asobanura ikibazo afite areka kugishyiramo ba super manager Tom buri munsi ntabwo ndi urwego rubifitiye ububasha ariko nakira ibirego bya Tom Transfer biri hejuru ya 3 ku munsi nkavuga ngewe sinjya mpamya umuntu amakosa n'ibyaha kuko ntari ribu Ndori nako nta Ndori nta Tom bose n'abacuruzi Tom Transfer nimero yanjye akanya wigeranya Ndori na Tom n'abacuruzi bose ariko badahuje statistics by'ibyo hari Rubangura Ozieri na Rubangura Vedaste bose bari abacuruzi kandi none bose nta numwe ukiriho okay basubije plaque rero Tom Transfer nimero yanjye biri kuri uru rubuga fata nimero yanjye unyandikire cyangwa umpamagare umbwire ikibazo ufite person n'imbogamizi wagize zo kudaha abantu ibyo bagutumye bitarenze icyumweru nyuma y'icyumweru nituza tukabivuga uko tubyumva ntabwo tuzaba tugamije kwica business yawe dukeneye uruhande rwawe kuko ibyo bakurega byo birahari ni byinshi pe ni byinshi rero ikibaba ese azabisobanura ntabwo turasoza kwa Muhizi nanjye ndimo ntabwo turasoza kwa Muhizi Ndori Safari turajya Gacurabwenge cyangwa ntitujyayo saa 5 turaba twateye amatako cyane umwanditsi w'urukiko rukuru Mweshimiwa Sauda niwe musiramu ukora mu rukiko wenyine niba ari uko harya hirya haba umusigiti nawe okay Sauda niwe mwanditsi w'urukiko rukuru rwa Gacurabwenge hanyuma rero uyu munsi nta cyabaye ese rura n'urukiko rukuru cyane rw'ibanze urukiko rwanze rwa Gacurabwenge urukiko rukuru rubinyanza mana umva uyu munsi nta cyabaye icyabaye karakazi ko ubushinjacyaha ko kongeresha iminsi 30 ubushinjacyaha mwari kongeza iminsi 30 mbere yo ku itariki 22 abantu bafunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuko urukiko rwategetse ko bayifungwa tariki 22 z'ukwa munani ntabwo uyu munsi z'ukwa 9 ntabwo uyu munsi aribwo bari bakwiye kuza kuyiburana okay icya kabiri abanyamategeko babo babivugaho iki abanyamategeko ngewe ndavuga Rufose na koko niwe nzi iyo ubushake bundi bukoze penalty umucamanza afite ubushobozi bwo guhita arekura abantu nta yandi mananiza cyane kuko abafuze mu buryo bunyuranyije n'amategeko ntabwo ari abanyamategeko comment ibyo bitekerezaho bigenwa n'itegeko biri normal urubanza rwa Muhizi rwavuzwemo ibintu byinshi ariko hagati aho hazabaho urubanza rw'ubujurire bajurira icyemezo cy'iminsi 30 okay Muhizi wababaje Beneri cyane amakuru ufite imbere kwa shoferi uhereye ku mugadi
ku musekirite sibyo ko beneri nta musekirite wabaha abapolisi Eh. ukagenda ukagera kwa John Rwangombwa ukagera ku munyamategeko wabo barababaye cyane. Muhizi yanze kumanika amaboko yanze kuva ku izima kandi noneho aranga kuva ku izima afite amanyanga we na Katisiga yo gucurisha inyandiko mpimbano kugira mu murenge wa Jari kugira ngo bakomeze bayore 200,000 ku kwezi by'iriya nzu yakodeshwaga. Inzu uyu munsi yabonye nyirayo, nanjye sinumva ukuntu inzu yagurishijwe mu minsi 2 kwa gatatu ikaba yabonye uyigura. Hapo ni na kabazo hashize iminsi 3 itigurwa. Inzu ntabwo ikeriye Muhizi uyu munsi ari kuburana inyandiko mpimbano anabaye umwera akarekurwa yajya ku Gitega aho akomoka cyangwa ku Gisenyi aho atuye. Umunyagitega none se yabaye muri Gacaca 2003. Ayo mafaranga yaguze yahaye Rutagengwa agiye kuba ko yakuye hose Gacacuza abantu yagaburiye ndavuga nihitira nacyo Rutagengwa nawe abamugurishije inzu irimo mbigenze nte amafaranga barahiye. none se ubu Kwa kundi ukagenda ukiba wibushyira mu mufuka kwa kundi ubuhereza uhera umujura agenda kagenda ukiba ushyira mu mufuka watubutse ushyira mu mufuka watubutse. Sha itangazamakuru n'ibindi byose bishoboka ntabwo bizakemura ikibazo cya Muhizi, kizakemurwa n'amategeko. Ari mu biganza byiza by'amategeko. Presidente urukiko rwisumbuye rwa Muhanga Arishayi Eban ure ni munyamategeko. Naramungandikiye se perezida mwaduhaye uburenganzira tukazakurikirana urubanza rwa Muhizi ngo mwandikire urukiko rw'ikirenga. Ndagira ngo nkumenyeshe ko umuntu usaba uburenganzira bwo gukurikirana urubanza wandikira ifasi urubanza ruzaberamo. Yego nanjye niko mbizi Ananije kabiri niko ntuwe mbizi. Wa mugabo w'igitwe yitwa nde? Umwe w'umudepite Uraye neza Gerard niho yaburaniye. Sha byakemuwe na Saviye. So buri gihe umuntu azajya hamagara abaperezida kwere bisumbuye hejuru y'umuyobozi. Okay. Uriya mu mama shakiretse n'abari bataza nyine urukiko ni ikintu kinini ntabwo rugizwe na perezida ariko abaye ari we ururimo kaba kabaye. Okay. Nahita asaba abacamanza 3 bakaza bakamwimpoza. Se niba mpabya ari ugutara amakuru ibaza uri umufungwa. Oya ibyo byose ntabwo bivuyeho ko atanga ubutabera. Ntabyo ntaramburanisha. Gerard ntiyamuhaye burundu ariko se ntiyataye. Urukiko rukuru ntirwamurekuye. Nivugiraga ariko nihitira. Ntabwo ibyo bikuraho ko niba uratanga ubutabera. Nubwo ari no guproteja Gerard ariko Arishayi ntabwo ari cooperative. No mu ijambo rimwe ntabwo ari cooperative. Okay. Kandi iyo ushaka ko umuyobozi mwiza wa cooperative si ibyanjye sinjye wabibazwa. Ntabwo ari cooperative. Perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga. Ibyo byose ibyo uvuga ufite fact. Ufite fact no. No umuntu ukubuza uburenganzira ugahamagara mu rw'ikirenga ugahamagara urukiko rukuru bakabiturisha. Ejo bundi yaranyishe mubaza gusa ntimwampa imeri y'urukiko nkazakurikirana urubanza rwa Muhizi yaranyirengeje. Yahise ampa info kuri Supreme. Shaka kujya mu rubanza rw'Imuhanga. Niba rero kubita imeri. Ambita imeri yo info at ihitibonwaho na Dr. Faustin Nteziryayo. .org gov ibintu bya gov urazana ibintu bya gov koko hapo nati kirana cyo ubuse kiri gusekera umva nta nzoga zibura abavumba hano haba hari abantu b'abavumba iyo nicaye dore Barabas ya Bruce Melody gasubiremo twumve dore ngiyo irahise. Okay. None se uva nkubwire nuko urukiko rwa Muhanga rutagira imanza ziremereye. Okay, nyakubahwa Chief Justice Presidente w'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga muzane Nyarugenge aburanishe ba Preskid aburanishe ba Rusesabagina arebe abanyamakuru ko batamwatsaho umuriro. Nyine uba wibereye mu rukiko uraburanisha abantu batemye amashyamba bibye batanze nta sheke zitazigama hariya baburanisha. None se yakira urubanza rwa Muhizi
umuntu wese ugiye gukora inkuru avuga ngo yabeshye perezida agahita amera gutya. none se bamuzane Nyarugenge aze Gasabo. amakuru numvise ko ngo ari urukiko wagiyemo ngo bakabona ko uri umunyamakuru bagahita bagusohora n'uruhe ni urwo rwa Gashora bwenge cyangwa ni urw'Inyanza ni mu majyepfo ni mu majyepfo ni hehe ni umushinjacyaha nawe umeze nk'uwo mu perezida. yavuze ngo iki yavuze yarambonye aryana inzara ngo wamubonye wamubonye ngiye kumva numva barambajije ngo urashaka iki icyumba cyuzuye abantu nka 80 umva nari mu rubanza rwa Rutagengwa na Rufosine njye naje mu rubanza ngo ntabwo uri bufotore nta kamera ufite ni ntayo ngo kwaza ngo kuramo iyo bluetooth kandi nanjye urabizi ko shyuha kuko nabonye nyataka nari nambaye bluetooth gutya umushinjacyaha utari n'umucamanza ngo kwaza bakuramo iyo bluetooth ntariko nyakubaho wambajije ko fotora nabiguhakaniye wambajije uwo nje kureba nakubwiye wambajije ikigenza ni mu ruhame iburanisha ntiriyatangira ngo ntacyo mvugana nawe ngo sohoka nahamagaye dipisi byakemuwe na dipisi shani muri gutanga show reka tumusuhuze umushinjacyaha w'urukiko rw'ibanze uba ushinja mu rukiko rw'ibanze rwa Gacurabwenge naho byabereye n'ubundi ni Gacurabwenge za mabara yaho naho Gacurabwenge wayihurikiyemo uwo mushinjacyaha yafunze niba mu motari n'abari umushoferi umushoferi yari afite dosiye ye yakoze agisida araza aperereza nimero ya Mucakika 30 yahise amufunga turama ruswa abantu bakebaza bati 30 yashyiraho amazero 2 zari kubeshata nawe ntibyari kumworohera nihitiraga urubanza rwa Muhisi kuwa gatanu ntabwo ari ubujurire cyangwa se ngo yaburanye mu mizi bizasomwa hazasomwa prolongation kuwa gatanu saa 5 uvuga ngo icyo tugomba kwitega no kumva niba Alphonsine arekurwa Muhizi agakomeza kuko afunze cyangwa se bose barekurwa Safari Ndori ni Safari Ndori ni Tom Transfer dutwara cyangwa ni Safari Ndori wowe nakubwiye nti uri kuvanga amasaka n'amasaka byose ni kimwe bicuruza umunyenga ni Ndori Ndori yambi nkunda umunyenga nkunda imodoka we ubundi umuntu ashaka kunega yanegera ku modoka Ndori aradutwara Ndori Safari turayimanukamo Fils azaba yogosha yego sawa nabwo mbere akoze ikiganiro arakaye nyuma yaho amaze gukorera amabara ariko urabona ko byatumye gitanga umutekano batiri ntiziri kuzima iki nta telefone wamupapuye nagarangaye hari ibintu wakoze wapapuye abantu amatelefone wabujije uburenganzira ngo yatuje niyo ni nko gufata Leonidas ukamwaka ya nkoni hari ibintu byinshi uba uhagaritse nyine reka tumusuhuze Leonidas ndabizi umushuti wawe inshuti yanjye Leonidas mucunze ngiye kwimukira ku Kagugu flash irimuka cyane cyane hari urubanza nakurikiranye ndayirekora Kamanzi arabizi bwa mbere navuganye na Kamanzi kuri telefone ati uwo musaza cyangwa wize amategeko okay wadufashije ntabafashije ubwo rubanza Jean Paul Bambe ryabandi ryagiye kuri Arabel gitwa nde irihese kandi umwe wagiye kuvuga ngo umuntu ngo atanga akazi ngo agafata abakobwa ku ngufu yagiye gukora inkuru w'igikondo w'irutsiro akora kuri Radio Rwanda yavuye kuri flash yitwa nde ubuheze yitwa nde mwana Didas niwe wagiye mu uriya yaburanye urubanza bareze flash bareze Didas bareze na chief editor uryo bamwita ibandi ni ribi kandi yimukana na radio flash ikiri kimura yari atuye mu Myembe agiye kuri Arabi ari mu Kabagari ni mubiye ni umunyamibare uriya muhongo we Rutsiro ntabwo muhuzeho ni umunyarutsiro si umunyarutsiro yego cyangwa namurwanyeho narwanyeho flash nk'ikigo noneho mungurira icupa nanjye na omwe byibura nabwira Kamanzi turabwira fani
afande Kamanzi retired captain yes aba ari general yakigumamo Korobare. ese ntago njya mbeshya inkuru Icyo gihe narazanditse wafashije iki? yego cyangwa hoye nashyiraga umuti mu ikaramu nkandika update kugira ugaragaze oya What's going on? biriya bintu byarabaga kuko abakobwa uwo muntu yafataga baramushinjaga ahubwo nuko nawe yakoze iyo nkuru ngo ikigo kigafunga biturutse kuri flash ariko nyuma flash yarabagaritse uya ni case imeze gute kubivuga ako ukuri kesa didasi ntabwo yize wowe ntayazi amosa ntayazi andika didasi urubanza urahita umubona muri gogo okay rero Muhizi atwaye umwanya munini ariko kuri nuko Muhizi azabona ubutabera biragoye ko urubanza rwa Muhizi ruzaba rutarimo Katisige Emile biragoye metre umunyamategeko yazanye ibintu byo muri Kongo biranye ibintu by'amacabiranya ngo turabijyamo ngo nzabikugiramo apa kwa Rwanda nta kubikugiramo dore ya Barabasi kwiri guhita koko urumva Katisige Emile ibintu byo kumbwira ngo mbanze mwandikire ngo ampa amakuru Katisi ntabwo nzakwandikira amakuru yawe ari muri dosiye warabajijwe kandi dosiye ndazifite ndakubaza icyo ubundi uyu munsi kuwa gatanu ku bufatanye na Ndori Safari turiyo nzakurwa iwanjye ku Kagugu yego cyangwa hoya rwose sawa nyuma yaho za mpunzi zo mu Bwongereza zitakije iriya nzu nayifashe yose mba muri $1 campaign yanzu none se zirimo impunzi nifatiyemo 8 okay utuye hafi hoya nyirimo aya ntago nakwemerera kubeshya abantu ngenda hasi ari ku ruhande rwaho hehe nturanyicishije ariko se umukameraman araseka umuvumba agaseka ari n'abadukurikiye bari guseka okay reka nsoreze kuri iki kintu nashaka iyo kese cyane ariko urayumvisha ndayumvise ariko ngo rwose ngo ntubivuge ubu se ko nanze ko tubivuga Scovia ko yaje akabivuga nanzajya ni bande banze urumva nyine ikintu kirimo garafurere ubupezanya nabo uburahamagarirwa we ariko se bya Muhizi n'urubanza rwe reka mbihinira anga Jean Paul